ndabashuhuje. Iyi ni Hit Film Pro aho itandukanye bitari kure cyane na ya Hit Film Express. Iyi ni niyo turatangiye. Iyi ni setting ishobora gusettinga video yawe mu buryo butandukanye bitewe no gushaka. Okay, ukaba mbasaba no gukora subscribe kugira ngo tumara gutegura isomo rye rita ribageraho. Twakomeje. Iyi ni file ahangaha dufite new, tukagira new mu buryo bwo kutangiza igira na savers. Basaba gukora subscribe kugira ngo tujye tumara gutegura aya masomo ajya hita abageraho ku gihe. Ahangaha ni nka setting, hano haba ari ni nka menu ifite uburyo butandukanye bw'icyo waba ukeneye, ugahita uvivura hariya kugira ngo hajyemo icyo ngicyo ukeneye. Aha ni bisanzwe nkuko twabyerekanye muri Express y'ubushize cyangwa se ku zindi tutorial twagiye dukora zabanjirije iyi. Hano turatangira na media. Ahangaha turakora media, urabona hano dufite export, turafite media hano, tukagira image sequence cyangwa se image sequence, tukagira composite shot, tukagira 3D camera tracking data, tukagira 3D model, tukagira 3D model animation. Ibi nabyo tuzabibona mu masomo yandi azakurikira uko tuzagenda turebera hamwe iri somo. Hano dufite niyo tukagira icyo bita composite shot. Composite shot hano ni nk'uburyo tuba dutangiye bundi gushya. Aha nabwo okay, urabona ko dufite composite shot ebyiri, ukayidiritinga ugasigarana imwe bitewe ibyo ugiye gukora. Hano turafungura video yacu twayigejejemo hano, tuyinjizemo niturangiza tureba tugamije kureba uburyo bwo kuyishyira muri editing tutari muri composite shot. Hano twayigejejemo, hano dukore cut. Hano turabona ko hari urwembe. Basaba no kugira ngo mukore subscribe mbashimira. Hanyuma tumara kuri video yacu turagira gute, tura exporta, noneho isomo ryacu ribe rirangiye. Murakoze.